duherukana Helena amenye ko Kindigiti yirukanwe kwa Kabera. Ese mama azamwihanganira? Mukurikira umukino. Ariko se ubwo hanagwe mwana Sora? Ego ku mwana yanjye. Kuki sumbwira nkankamera umbwiye neza sinakumva. Umva ye. Neza tuvuga ko utigeze no ko yibogeye. Nabyo wabonye. Yemwe ni musigaho rwose. Mwibwirana nabi nyaboneka. Herega nawe wamuhanagura kwihanga. Suko se. Si ngombwa ko abari Solange ubikora kandi nawe wabibonye. Oya muke. Niba atareba wateruye se ubwo arareba iki? Kuko ese uyu munsi mwabaye iki ko mbona mwahindutse? Abibonye nawe muke. Nome wahubwo. Wumve ko no kugira ngo amperekeze tuze gukingiza umwana. Nabanje ndarira ndi kunenga. Yezu wanjye. Kwihangana na Solange nsanzwe nzi simwebwe uyu munsi mbona rwose. Byabagendekeye bite ko muganira nabi? Solange se wandakaje. Ateze. Ubu niki yagukoreye gituma mureba nayo ingwe gutya? Urabizi ko ntacyo twaguhisha muke. Tekereza. Solange arifasha atiza mukuru we Helena isake yacu. Atabanje kubimbwira ngo tubiganireho tubyemeranye nkuko twari dusanzwe dufatira hamwe imyanzuro y'urugo rwacu. Ese isake ntigeze kwa Helena babarayimwibye. Nabyo Solange aremenya arabintisha. Mbese kuko Solange ubwo nonde wenda nta mutima mubi nabikoranye pe. Urumva bite? Numvaga kwihangana nta kibazo azabigiraho. Naho kuba rero ntaramubwiye ko isake bayibye nta kubeshye naratinye pe. Warakoze. Naravuze ntireka mbe ndetse kubimubwira. Nuko nkomeza kwizera ko izaboneka nkayisubiza mu zindi ubuzima bugakomeza. Nuko birangiye gusa. Yego sha. Ubuzima bugakomeza ntamenye ibyo byose biri kubera mu rugo rwacu. Ubwo ariko tumvise muke. Ubwo hari n'ibindi byose nuko ariko zakomeza kubigenza nkazashiduka imitungo yacu yose radushizeho. Ariko sirindi dushiraho ko twese tuyishakira hamwe ko kuretse ibi byabaye hari ikindi gihe wigeze ubibona atuje. Nabibwirwa niki? Mwiterana amagambo mwuka byara mwenda binginze. Ni mumbabarire rwose ibi bintu mwihaye nta kiza cyabyo. Si Solange se? Umva rero kwihangana. Nawe Solange. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Yararinguze se. Embe yararinjonze. Kugira icyo mutumvikanaho ni ibintu bisanzwe. Ariko iyo mudashoboye kwicara ngo mu bicoca hakiri kare bigira ingaruka ku buzima bwanyu bwose. Ndeko ndorere muke. Uzi ukuntu tubayeho nabi mu rugo. Atari ukubera wowe se Sora. Si wowe harundi. Umva nta mpamvu yo kwitana ba mwana. Icy'ingenzi nuko igihe mugize ikibazo mwicara mukagicoca. Murumva? Naho ubundi ejo wasanga mutakiganira kuko byahoze, mutagisangirira ku meza, ibikorwa by'iterambere bitagerwaho ndetse bikagira ingaruka ku mushyikirano mpuzabitsina w'abashakanye. Byongeye kandi n'abana bibagiraho ingaruka. Umvugira ibintu muke. Ugira ngo so umushyikirano uherutse shimba. None se washyikira utishimye muke? Nawe ushyira mu mwanya wanjye. Ndabyumva rwose. None kuko umushyikirano w'abashakanye ugendana n'ibyishimo by'urugo. Ariko ntibyari bikwiye ko ikibazo cyose mugize mu rugo cyabasigira uburakari bugezaho. Ntago byoroshye rega muke. Kuki se mutabyoroshya kwihanga? Mbwira. Cyane ko atari izo ngaruka gusa. Ikindi nagira ngo muzirikane nuko hari imyitwarire mushobora kugira yatambamira uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bwo konsa mwahisemo. Nko guhora cyangwa guhozwa ku nkeke, ubwoba, guhangayika cyangwa se kubabara cyane cyane iyo umubyeyi ari konsa ndetse no kutisanzura mu konsa. Kwihanga ubu buzima tumazemo iminsi bwarampangayikishije cyane. Birumvikana. Rimwe na rimwe wanaza nkumva mfite ubwoba. Uburyo bwose Sora ndakubabariye pe. Urakoze cyane. Byadutezaga imidugararo byose. Umva mbisize ahangaha. Imana ishimwe cyane. Hego umunaniro. Ko kanseri. Vuga buhoro udakangura umwana ye nibwo agisinzira. Yampaye. Siko mbona wagira ngo nibwo mu gitereka inkono kuziko kanseri. Yewe wabimenye nibwo tukiterekaho. Shari. Habaye ikise kuki mutatetse kare. Yewe byangoye kuko niriwe hano ngenyine nita ku bana. Hanyuma se ko nshimye we wiriwe yita ku bana Chantal yakoze iki? Ubundi se yagiye he? Niko uvuga ko murabona bishya nkasubira ku kazi mbiri. Ewe Chantal ntawe uhari yabyutse ansezera ambwira ko agiye iwabo. Iki?
iwabo se habaye iki? aha cyahehese. Birashoboka se? Birashoboka. Niko ko namusize hano akubura ku irembo ntambwire ko afite gahunda yo kugenda cyangwa wamwirukanye kanseri, dore ko imyanzuro yawe nawe ari umunsi. Nyamara ndarengana, burya wamaze kugenda nyamukobwa amaze gukura aroga afata igikapu, mbona nsanze mu cyumba nonse umwana, ati mabuja ndagiye. Erega mbanza kugira ngo arankinisha. Hanyuma se avuga ko ajyanywe n'iki ku buryo asezera atunguranye atyo? Ngo ibintu byo kurara amajoro kubera amarira y'abana no kudahemberwa igihe bimugeza ahantu ra. Nuko yakubwiye? Ntabwo namubeshyera rwose. Ngo bimugeza ahantu koko? Anabivuga akambije agahanga ahubwo. Gaho da. Ubwo rero nagerageje gukomakoma ndamwinginga ngo areke kugenda tuzisubiraho tujye tunamuhembera igihe, aratsemba pe. Yewe data we, basi siyo namubwira ko tuzamwongeza. Nabyo yabyanze. Gaho da. Ngo uru rugo rurimo imirimo myinshi, ngo kereka umushahara ahembwa agatumukubiye kabiri nibwo yahaguma. Nuko ndumirwa ndamusezera. Ariko ngo bakamukubira kabiri. Igitangaza koko. Yanza kuvuga akazi yari yagahaze nyine. Nuko bamera. Ubuse mana yanjye, hambwa niba Chantal imirimo yaha tuzayifatanya dute n'akazi kadutunze? Ndabizi se, ni ugutangira ukabivangavanga nyine. Se ndasubira mu kazi ntariye bahu. No kwihangana. N'ukuntu akazi k'igifundi gasaba ingufu. Ese ntaga? Ndakumva. Naho wicaye? Warumbuze se kabe? Yewe, ntabwo ushatse umbajije wese atishwi. Nasohotse mperekeje umukiriya mushya waruje kundeba, mu kugaruka madama barampamagaye. Nuko nanga kumwitabira muri rusaku mba nicaye hano. Ese? Yewe, reka nanjye mbe nicaye kuri aka gatebe. Ngaho nterekere imbago yanjye hirya aho ngaho iruhande rwawe. Ndabona ariho hari umwanya wo kwiyegekaho. Yego, mpereza. Washakiraga amahoro se kabe? Ntaga, ukubiza isi ari n'ab'ingenzi wawe koko. Nashaka kukubaza niba ya madirishya n'inzugi bigomba gusimbura ibyangirikiye muri ya mpanuka kwihangana yakoze warangije kubikora. Kabera rwose ntukansetse. Sinamusetse ntise kandi. Koko icyo kibazo mbajije ukimbajije ukomeje cyangwa wikiniraga? Ntabwo nyina ntaga. Urumva imbonye abasuderi bibereye mu kandi kazi. Ndavuga nireka nkubaze niba mwabirangije ubundi mbipakire. Reka ntabwo ndabitangira. Kubera iki? Kabe, ndakumva. Wihangane ntunyumve nabi. Nakubwiye ko biriya ngomba kubitangira ari ukunyemereye kuzabinyishyurira. Ariko ntaga, ndakumva. Kuva twatangira gukorana nakwambura. Wanyambura se bigashoboka ko nanjye ntoroshye. Naho ubundi ari amadirishya n'inzugi nzabikora ari ukunyemereye kuzahita ubinyishyurira. Ntabwo nakwishingira ibihombo by'abandi. Gusa urishyuza utaranakora koko ntaga. Wibanze ukore. Unyereke ko byarangiye ubone kwishyuza. Ariko ubundi buriya ntaga ndibutse. Iki se? Buriya nk'ibi bikoresho byifashishwa mu gusudira byose wabuze ibiciro byabyo. Umfasha. Byose ku murongo nta na kimwe ntazi. Erega shahu uyu mwuga nkumazemo igihe kirekire. Ibyo byo. Ubu se bigura nkangahe ntaga? Ugeranyije nka buri gikoresho buriya kigura gute? Urabishakira iki se kudasudira kabe? Urumva nyine hari umuntu w'inshuti yanjye wari wabimbajije kumbwira ko ntabyo nzi ariko mwemera ko nzamubariza. Uwo muntu umwihorere nabikenera azajye kubyishakishiriza. Wambwiye se ko n'ubundi atahita gutwara isoko. Nawe umubaje wararintwaye nkanswe. Niba utangiye iby'inzika reka tubyihorere. Gusa nkibutse ko ntahawe isoko ryo gusudira nk'umubaje. Mu byangombwa byanjye bigaragaza ko no gusudira biri mu byo dukora. Utazagera rero ngo nabonye iri soko mu manyanga. Ndabazi sha, bisa nigendere. Ariko kuko wahinduwe n'iki bene aka kageni ntaga? Kera tukiri inshuti nta mutima mubi nakubonanaga. Ariko uko usigaye umeze, sha ndakureba ukanshisha pe. Winyibazaho byinshi kabe. Gusa mbwira niba wemeye kunyishyura mbwira abasuderi batangire bakora ibyabo. Dave. Ndakumva sine. Hari igihe nigeze nkubwira ko uri mwiza. Byaheze. Nibyo. Ntabyo wigeze umbwira mwiza wanjye. Mbega jyewe
icya mbere uri umuhungu mwiza ariko ntabwo uri mwiza cyane gusa nkakunda ko ufite imodoka n'amafaranga nkunda ukuntu nyitaho ukansohokana ukamarira ufite ngiye ku kazi sibyo ukaza no kunahana nkubwire n'ikindi amasaha yo kuvugisha ukuri arageze se ngaho mbwira nyine nibutse ko cyagiye uza kubitsa bya bifaranga wasezeranyije kuzasohokana ku mazi ndabyibuka rwose humura ndashaka kuruka David Sine amazi ari he David gerageza uhagarare neza amazi twatahanye ari he gerageza uhagarare neza rwose cyangwa banza unywe hakira amazi ngaya amazi yo kunywa akira amazi ngaya Sine akira banza unywe fugurira biyo akira ndayaragaruka yafata ngaho sohoka mu modoka nkugeze mu nzu sohoka tugende kandi urangusha mfata neza utangusha tukabifata humura ntabwo ngusha Sine cyangwa reka ngwereke kanguremo izi nkweto kuko ari ndende ziratuma nigendera neza sibyo ngaho zikuremo basi yoroshye nguterure ndebe ko nakugeza mu nzu okay imfunguzo ziri hese mpereza zimwe ahubwo se zirera ujya ntumbwire ko uzibuze rero zari ziri mu isakoshi nazo nuvamo Deve Sine nizere ko utagiye kumbwira ko wazitaye mu kabari urabizi rwose ntumbwire ko wazitaye mu kabari Sine sibizi ahubwo mva ngubwire ubwo ngubwo wazishyize shyira hasi ndebe mu mufuka y'ipantaro no muri aka gakote nambaye ngaho ukuramo ako gakote nkwereke gakuremo oh my god ariko Deve umeneye telefone njyewe ukuntu telefone yanjye ihenze nsanze imenetse wayinyishyura Deve Sine uzi ko imenetse ntabwo nabyemera iramenetse Sine Deve njyewe telefone yanjye urayinyishyura mbabarira Sine ntabwo nabishakaga rwose urumva nari ngiye kureba imfunguzo sinari nzi ko wayishyize mu mufuka w'agakote njyewe usa nibukaga hano ujya iri wagombaga kwitonda Sine ngaho mbabarira sibyo ngwino twinjire mu nzu si kuryamye bya telefone tuzabivugana neza ejo ngwino twinjire mu nzu gafata ndetse ngwino humura ntabwo ugwa ako rero Sine ubutaha nitwongera gusohoka sinzakwemerera kunywa bigezaho kabisa si wowe uzigurira iyi myitwarire ya Sine se mama Deva azakomeza kuyihanganira naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu buri mugoroba, kuwa mbere no kuwa kabiri ni saa 12:15, kuwa gatatu ni saa 12:45, kuwa kane ni saa 11:45, naho kuwa gatanu ni saa 2:15. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 078113 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.